usibye ko urugamba rujya gutangira na mbere hose mbifitemo uruhare yego ntarajya muri ayo mashuri hanyuma nza kujya mu mashuri intambara iza gutangira urugamba ruza gutangira ntahari aho naje kuzira rero kugarukira mvuye ku mashuri nyaciyemo hagati nasanze nyine ibintu bitameze neza harabaye icya mbere byahereye ku gupfa ku wari uruyoboye ariwe Fred Rwigema ibyo byateye ikibazo kinini byazanye icyuho kinini n'ubundi ariko nari buze n'ubu nari nateguye kuza ntaranamenya ko yanapfuye n'ubu nagomba kugaruka ariko aho mbimenye rero nyine namenye ndi mu nzira nza ngaruka menya ko bigomba kuba ari ikibazo nyine kinini mpageze nsanga kuko byagize ingaruka nsanga urugamba abantu bari baruriho n'abari baruyoboye bandi ubona baracitse intege ndetse abandi baratatanye ndetse icyo gihe bitanga n'icyuho abo twari duhanganye nabo banyuzemo kuko baje kubimenya ko byabaye nubwo byari byabanje guhishwa abantu barabihisha ariko byaramenyekanye ikibazo kinini rero cyari kongera gushyira abantu hamwe kongera kubashyiramo ubushake n'ubushobozi bwo guhangana n'ikibazo twagomba guhangana nacyo kandi mu by'ukuri n'ibyo byabaye ibyangombwa abantu bari bashakaga kuba bafite byose bitahari ubu kubaka bundi bushya kandi mu gihe gikomeye niho ikibazo cyabereye rero kinini cyane ndetse abasirikare bamwe barahunze barasubiye Uganda ko niho hari hafi hari umupaka wari uri inyuma yacu icyo gihe hariya za Kagitumba n'ahandi kongera byabaye nko gutangira bundi bushya ariko gutangira bundi bushya binakomeye kurusha gutangira kwa mbere kuko gutangira kwa mbere abantu bari hamwe bafite ubushake bafite n'icyo bumva bagiye gukora icyo nicyo cyagoranye ariko aho bimariye kugenda bihinduka buhoro ntabwo nirwo njya muri byinshi aho ngaho hari byinshi byagombye gukorwa ibyo twazabiganira ubundi cyangwa bizajya mu mateka yanditswe abantu babisome aho nicyo cyari kigoye cyane ibindi gukomeza rero kugira ngo abantu batere imbere basubire hamwe noneho bahangane n'urugamba bongere bazamuke batere imbere aho habaye byinshi cyane bigoranye kuza guhagarika jenoside kuko hari hashize umwaka byitwa ko hari kuganira Arusha amasezerano Arusha sinywe jenoside iratangira ku itariki 7/1994 ingabo ntekereza ko byo wenda kurwana cyangwa se kwitoza sinzi wasanga mwarabiparitse byaraboroheye gutabara guhagarika jenoside nta kintu kigeze cyoroha ku rugamba na busa nta na kimwe bya mbere navuze byari mu itangira ry'urugamba
hanyuma hari n'ibyo n'urugamba noneho rwo guhagarika jenoside, ariko ibyo byaje urumva n'imyaka hafi ine abantu twariyubatse bya mbere byo muri 90 dusa n'ababirenze tuguma twiyubaka twubaka ubushobozi tubona ingabo umubare wiyongera abanyarwanda hirya no hino hariho hose rwose batanga umusanzu batangaga umusanzu w'ubwoko bubiri ukomeye cyane. Icya mbere baritabiraga urugamba, abana barazaga bavuye hirya no hino muri Zaire icyo gihe, aba Burundi, aba Tanzania, benshi baturutse muri Uganda, ariko hari n'abaturukaga aho handi noneho bakanyura muri Uganda bakaza, ariko n'abaturukaga hanze hirya bakiri bato bavuye hanze handi, ariko cyane cyane ibyo ni rimwe ku bantu ibyangombwa abantu ubwabo. Ikindi cyangombwa ni umusanzu batangaga, abanyarwanda bose barabihagurukiye, yaba umusaza yaba umukecuru yaba yatangaga bike bafite bakabyohereza ku rugamba, bigatuma tubona ibyo twashoboraga kubona byo kurwanisha urugamba, kandi byabaga buri gihe, barafashije rwose. Intambara yabaye y'abanyarwanda mbese ariko mu gihugu bamwe twakoranaga ndetse bari bazi n'ikibazo kurusha, kubera ko bari bakirimo, baratotejwe, barakandamijwe, n'ababaga hanze nabo batari bameze neza mu buzima bwabo muri politiki y'aho bari hirya no hino. Kubishyira hamwe rero ku gihe cyo guhagarika jenoside byo rero ntabwo byari byoroshye na gato, ariko nibura twari dufite aho duhera. Uribuka imishyikirano ya Arusha yarabaye, ndetse bigeze ndibuka muri 1993 mu kwezi kwa kabiri, ndibuka itariki 8 habaye, byasaga naho byari bimaze igihe. Icyo gihe muri 1993 yari bimaze igihe abantu bajya mu nama, bisa nkaho ndetse bashaka kumvikana bikagira bitya, ariko muri 1993 muri uko kwezi kwa kabiri habaye kwicwa kw'abantu mu Bigogwe no muri Kibirira, cyane cyane muri za Kibirira. Ibyo rero nibyo byahagaritse imishyikirano ya Arusha, ndetse icyo gihe tubabwira ko n'ubundi twari dushaka kumvikana kwa mbere no guhagarika kwicwa kw'abantu, ndetse no guhagarika urugamba, tugashaka uko ibibazo bishakirwa umuti wa politiki, ariko ko bo babivuyemo batangiye kwica abantu nk'uko na mbere hose byateraga intambara. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mutumye mbabaza iki kibazo. Kuri urwo rugamba rwo ku ya 8 z'ukwa kabiri 1993, ingabo zanyu zakubye, wenda imibare murayitwibwirira, nk'inshuro enye eshanu aho mwagenzuraga. Abasirikare banyu ba mbere bageze hariya i Rulindo kuri paruwasi, ariko nyuma musubira inyuma, ku buryo uwayoboraga inyeshyamba zo muri Angola witwa Jonas Savimbi kuri BBC yabasetse, yaravuze ati nabera mbonye inyeshyamba zitareba kure, ahantu barahafashe, none baraharekuye basubiye mu birindiro by'imbere yaho. Icyo kintu sinzi niba mwari mwakivugaho, mwakitubwira ujye kuba Perezida wa Repubulika. Uko byageze icyo gihe, urwo rugamba mbere y'urwo rugamba tujya mu mashyikirano, twabonye icyo gihe twagize umwanya nta ntambara iriho, hari ceasefire, ariko twebwe tubona umwanya wo turitegura kugira ngo ntihagire ikizaba, uwo mwanya tuzabe tutarawukoresheje ubusa.
hanyuma bishe abantu ndetse Arusha ihagaze, ni naho Bagosora yavugiye bataha ava muri Arusha icyo gihe ndabyibuka, yabwiriye abantu ngo baratashye bagiye gukora apocalypse, imperuka. nakoresheje ijambo yakoresheje uko yabivuze ari Arusha, abantu baranamwumva barabitubwira, kuko ni nkaho uvuga ngo tugiye noneho kurangiza ikibazo neza. Aho rero niho habaye imbarutso yo kongera kurwana, kandi kuko icyo gihe twararwanye nk'uko babivugaga, dufata ahantu hanini cyane, dufata n'abasirikare ba leta benshi, twica benshi, ariko biturutse ko muri kiriya gihe cya ceasefire twagikoresheje neza kwitegura. Ibindi byakurikiyeho ni uko haje pressure nyinshi cyane, ariko isi yose babonaga ko mu by'ukuri hari aho twageze hafi na Kigali, aho za Shyorongi, abantu babona ko byarangiye, noneho ngira ngo haba panic isi yose, na UN n'iki, babonaga ari nko kuba twafata Kigali, ni ibintu byari bibatunguye, bakoresha uburyo bwose baradufungira. Ndibuka kwibagirwa ibi, muri ariya mafaranga abanyarwanda bajyaga baduha n'iki, twajaga tuyaguramo imyambaro, tukayaguramo amasasu, twari dufite abantu dukoresha bakabituvanira hanze bakabizana, bikanyura muri Kenya, Uganda, bikaza icyo gihe muri pressure bakoresheje, baza gukoresha ko bamenye ko hari ibyo twakoraga, hari ababibabwiye, kuko twagomba gukorana n'inzego zimwe zo muri ibyo bihugu kugira ngo binyureho. Bamerera nabi ibyo bihugu bindi duturanye, cyane cyane cya Uganda, bari bazi ko dukoresha nyine, abanyarwanda bari babizi bimwe, ibindi batabizi. Noneho bababwira ko nibatabihagarika, icyo gihe babihagarika turi muri iyo ntambara hagati, kandi nibyo twari dutezeho gukomeza gukoresha. Yego. Isi yose yahagurutse rero imeze ityo, ugomba kumenya uko utekereza n'uko ugenda, kandi ngira ngo ntabwo nsubiza amaso inyuma ngo nsange ko ibyo twakoze bitari bikwiye gukorwa. Twashaka gukomeza wenda dufite n'izo ntwaro, tukafata n'umujyana, ariko gute cyangwa hakavamo iki, ukakigenza ute, byajyaga kutubereye ikibazo, ndetse bigatuma abantu batanumva n'icyo twarwaniraga, bigatakara, noneho bakaba ari twabona ko ari twe ikibazo ntikibe abo turwana nabo, kandi byari bimaze kumvikana. Bituma rero icyo gihe twahagaritse gukomeza kuza imbere. Hari igice kinini twari twafashe, ndetse muri izo pressure haza kuzamo ko tugomba gusubira inyuma uko byari bimeze mbere y'itariki 8 z'ukwa 2 1993 w'intambara. Tubigira impaka nyinshi, ariko noneho tuza kugera ku kintu kimwe, ndetse muri RPF n'abandi twakoranaga bashyigikiye, nabo ntabwo bumvaga impamvu dukwiye kuba twasubira inyuma.
ariko noneho havuyemo condition natwe twatanze, ntabwo niba tugiye gusubira inyuma, ntabwo aha twavanye aba bose ntabwo nabo bari buhasubire. ingabo za leta ntabwo za leta ntabwo zisubiramo, niba tunahavuye haraguma, ariko niba bazahasubira ntabwo tubyemera ibyo gusubira inyuma, turakomeza imirwano. Baza kugera aho bemera ko aho hatagomba gusubirwa n'ingabo za leta, ni naho haje kuvamo bitaga zone tambo. Niho natangiye kwigira igifaransa. Zone tambo. Hanyuma bagomba no gushaka rero n'abazaza kuharinda kugira ngo two kuhaguma, ariko n'abariya abandi bo kuhaza. Ibyo nabonaga njye ntacyo bidutwaye, aho twafashe twarahafashe, ntabwo twahavanye hasubiye de facto. niba ibyo ngibyo binkiza puresha, impamvu ntabikora n'iki. kandi objective ye n'ubundi yari igihari, urugamba twagombaga kururwana, n'imishyikirano yari ihari, ibibazo twabazaga bigomba gukemurwa, n'ubwo byari bikiri bya bindi twagombaga kubikemura.